Yesu! Umudamu koko wahukanye anziga mu inzu njyenyine ibibazo byose ni njye ubyikoreye. Aro ni madamu wakabyara we wagaruka ibintu byanjanze koko buriya warahukanye unziga njyenyine mu nzu ibijyanye biri kurara bindi ho ndi gusinzira. Ayiwe ibintu byose ubu ni njyewe uri kubyoza ariko koko wandabara koko ubura kuba waragiye ubukene ndabuzira nzira ubukene wabonye abifitiye amafaranga wagaruka koko. Ayiwe ariko se n'amaboko nawe yakuretse koko ariko si waza koko. Ayiwe byanyobeye byanjanze ibyo nigiraga ndonzongera kugukubita ndonzongera kukuzirikira ku ngingi ndinzongera no kugutuka sinzongera kukuvuga nabi imbabazi ndazisabye anza mfukame napfukamye ngo mbabariro aho ndi ndapfukamye. Ayiwe vayo ngaho noneho ubu ndemeye ndi ikibwa nta kibazo ndi inyana y'imbwa nta kibazo nushaka kuvuga nta kibazo ndi imbwa ijyamabyi nta kibazo ndi n'igihambirwa ngaho vayo. Ayiwe nta kibazo ndi urumara ndi urucucu ariko noneho byanjanze noneho ko aruko nta mwana wo wanzigiye nari ndabuwande noneho n'inda yanje yananiye ndemeye ngwino noneho nemeye gukora ndava mu by'inzoga ntago nzongera kunywa na za nzoga zose nari ndi kunywa nazimenye na bucupa mfite gusa n'agacupa ndemera gukora ni ukuri ntago mva ndemera gukora nushaka uzuranduka ngo gakore mu mabyi ariko nta kibazo ndemera gukora. Nta kibazo